Muraho neza ni Mbijojo hano kuri Mbijojo Digital Services. Iyi YouTube nta kindi kintu ibagezaho uretse ibiganiro ndetse n'amatangazo ajyanye no kongera amahirwe yawe haba mu by'amashuri, akazi na travel. Dufasha abantu nyine kumenya ni ibiki byasohotse bifitiye umuntu akamaro mu bijyanye na scholarship, akazi kasohotse, travel opportunity, ese ni gute nabisaba, ni ibiki bisabwa n'ibindi bitandukanye byose nibyo bica hano kuri iyi YouTube yanyu kandi yacu. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uno murongo wa YouTube channel yacu, wakanda subscribe ndetse n'inzoga imenyekanisha kugira ngo igihe dushyizeho video uyibone mu ba mbere. Nk'uko mubibona uyu munsi ikituzanye ndakeka benshi cyane bahise babibona bakigera kuri screen cyangwa bakibona iyi tableau ya computer yacu. Tugiye kugana ku kintu kijyanye na travel ya State of America, cyane cyane ku cyo twita Green Card Lottery. Tugiye kumenya ibijyanye n'ibi bikurikira. Ni ugusobanukirwa ese Green Card Lottery ni iki, ese ni iki bisaba kugira ngo umuntu abe yayikina, ese yizewe ku buhe buryo, ni iki twakirinda kugira ngo nibura hatagiramo uba scammed cyangwa uwaba yakibwa amafaranga mu buryo butandukanye. Turakoresha gusa website zikurikira, ni ya TravelGov yo muri State Gov ndetse na Travel DV Lottery Gov, ari nayo abantu benshi cyane bakoresha mu gihe cyo gukora amafoto yabo mu gihe batazi gukoresha Photoshop n'ibindi buryo bwo gukata amafoto mu buryo bwemewe bwo kohereza amafoto mu masystem, kuko turavugana nyine kuri requirement uko ifoto ibimeze, tuvugane n'ibikenerwa bindi ndetse n'ibyo kwirinda mu bijyanye na Green Card. Nk'uko nababwiye rero tugiye guhera ku kijyanye n'ubusobanuro cyangwa kumenya neza Green Card icyo ari cyo cyangwa DV Lottery. Waca kuri website ya Embassy ya Amerika mu Rwanda ukajya handitse visa ugahitamo DV Lottery. Iyi rero Diversity Lottery nijyanye nine na Immigrant Lottery. Rero tugira ngo tugira icyo bita immigrant tukagira na non-immigrant. Non-immigrant ni izi visa zijyanye na visit na tourist na study, izo visa nizo bita nyine non-immigrant. Noneho migrant yonyine ibaho ni diversity, ni uburyo nyine bwo kwimuka uva mu gihugu iwanyu ujya gutura muri Amerika, niyo turi buvugane uyu munsi. Turavuga ku cyo twise nyine Migrant Diversity Lottery. Rero igira ama interest cyangwa step nyinshi cyane zigera kuri step 10 zikurikizwa mu gihe nyine tugiye gusaba Diversity Lottery cyangwa Green Card. Green Card rero impamvu bayita Diversity Lottery, iyo yumvishe lottery ujye yumva ikintu bita loto. Lottery ni ugutombora, ni uburyo nyine biciye mu matombora, bivuze nyine ko ari visa yo gutuzwa muri Amerika ariko binyuze muri tombora. Hari benshi cyane bibaza n'ibijyanye no kuvuga ati se ni iki baguha ubundi? Nta kindi kintu uhabwa uretse visa yawe iguha uburenganzira bwo kuba muri Amerika. Hari benshi cyane batazi gutandukanya visa na passport. Visa ni uruhushya rukwemerera gutura mu gihugu kitari icyanyu. Passport ni urwandiko cyangwa nayifata nyine nk'agatabo gashyirwamo impushya mu gihe ushaka gutravelinga uva mu gihugu ujya mu kindi. Mbese ntabwo passport ari uruhushya, ahubwo passport ni urwandiko rwifashishwa kugira ngo ubone urwo ruhushya. Bivuze ngo ntabwo wa travelinga nta passport, cyane cyane mu bihugu nyine bikoresha passport. Tuvuye muri East Africa Community, kuko muri East Africa dukoresha amasepa somehow, dukoresha amasepejeri n'ibindi byangombwa dukoresha muri East Africa cyangwa mu bihugu nyine bitwegereye. Ariko iyo tugiye hakurya y'ibihugu bitwegereye hahitazamo ibindi byangombwa cyane cyane nka visa. Nubwo mwumvise wenda urugero kujya muri Burkina Faso kwa Traoré ko visa ari free, ntabwo bivuze kugenda nta visa, ahubwo ugendera kuri visa y'ubuntu. Mwumve mutandukanye ibintu bya free visa no kugenda nta visa. Yego, ubu ufite uruhushya rukujyana aho hantu nubwo wari uboneye ubuntu. Yego, kujya State of America rero bigira ibyo byiciro bibiri nane batangiye mvuga, birimo non-immigrant, aho umuntu nyine yaka visa yo kujya kwiga, kujya gukorayo, kujya gusura inshuti, kujya gutabara, kujya mu manama n'ibindi bitandukanye, babyita non-immigrant visa. Ni visa ugenda zikamara igihe ukagaruka iwanyu. None icyo twita immigrant visa ica muri lottery gusa, niyo twise Green Card. Ikagira step 10 nkuko nagiye mbivuga cyane.
The first step cyangwa submit entry naho umuntu akorera nyine uburyo bwo ku applying cyangwa twohereza ubusabe. Amabwiriza yarahindutse ko nababwiye ko ndaza kuyababwiraho uburyo uyu munsi biteye mu mabwiriza mashya. Nubwo officially nta document irasohoka ya nyuma, ariko baba baramaze kubishyira mu nyandiko ku buryo ku munsi wa application nabwo itariki izasohoka ya nyayo izabivuzwe nk'uko mubizi nuko bizwi bizanagenda. Application iba mu kwezi kwa 10, niyo mpamvu nyine bivuze kuri itariki ya mbere kwezi kwa 10, ubundi iba hagati itariki 5 n'itariki 11 iba yatangiye kwezi kwa 10 ikarangiza mu kwezi kwa 11. Bivuze ngo we are ready by now, anytime bazopeninga cyangwa hazasohoka announcement igaragaza itariki ya nyayo yo gutangira, tuzahita tubamenyesha kugira ngo mwese mube mwagerageza amahirwe. Niyo mpamvu nimba ari ubwa mbere cyangwa utarakora subscribe, nyabuneka kora subscribe ndetse ukande n'inzogera kugira ngo nidushyiraho video zose ujye uzibona kare kugira ngo amahirwe atazagucika. Ahangeze rero nikijyanye na step ya mbere ariyo bita diversity entry, uburyo nyine dusubmitinga form cyangwa twohereza ubusabe. Rero byose bikorwa kuri website ya United States ya Diversity Visa Lottery. Ni website imwe ari nayo ndaza kuvugamo nitujya kuvuga kubijyanye n'ubujura. Iyi niyo yonyine ikoreshwa. Murabona ko ubu nta graba open, haracyabaho gucheckinga result ku ba diversity ya 2026 ndetse na diversity 2025. Iyi dutegereje ni diversity 2027. Ntago mwaba muzi impamvu bita 2027. Ninde ubizi ngahita byandika muri comment. Iyo bavuze diversity 2026 iba ari diversity cyangwa visa izata agaciro cyangwa uwayihawe atemere kuyigendaho nyuma y'uwo mwaka ya 2026. Bivuze ngo abantu bafite diversity cyangwa babaye win batsinze kuri diversity 2026 bari allowed to travelinga kugeza ku itariki 30 z'ukwezi kwa 9 2026. Abo bamaze gusohoka mu kwezi kwa 5 uyu mwaka wa 2025. Bari barapplyinze 2024 mu kwezi kwa 10 basohoka mu kwa 5 2025. Visa yabo izata agaciro cyangwa baza batemere kuyigenderaho kuri 30 z'ukwa 9 inyuma yaho. Rero iyo tugiye gusaba ni diversity 2027, no kuvuga ngo izasabwa muri uku kwezi kwa 10 kugeza mu kwezi kwa 11 isora ibisubizo mu kwezi kwa 5 2026. Umuntu uzatsinda icyo gihe yemerewe kugendera kuri iyo visa bitarenze ku itariki 30 z'ukwezi kwa 9 2027. Niyo mpamvu bayita DV 2027. Niyo dutegereje uyu munota gukora application muri uku kwezi kwa 10. Ubwo duhere ku cyitwa website, niho wuzuza imyirondoro ibisabwa ugasubmitinga kugira ngo byose bigende neza kandi ugendeye ku mabwiriza abasabwa, cyane cyane nk'ayo muzi iyi foto ndetse no kudakora double entry. Double entry ni hahandi umuntu aba yafata submission akayohereza inshuro zingahe, inshuro ebyiri. Urugero njyewe Jonas ndi gukora entry, ndi kwa applyinga, nyuma ya submission ndi kumva ari ibintu naba ntujuje neza cyangwa se nibagiye gukubika confirmation number ya nimero uhabwa ukimara gukora submission. Urumva kugira ngo ubone submission na confirmation number ari uko wakongera ugakora double entry, wakongera ukandika ugasubmitinga. Please ntuzakora ibyo bintu kubera ko during result release hazaho uburyo bwo gukora forget ko wibagiwe nyine confirmation number, bakakubwira ibyo wuzuzamo bakayikwereka ukareba result. Rero ntuzakore double submission kubera ko nayo iba disqualified, uba utemerewe nyine cyangwa uhita uba utujuje ibisabwa muri application. Icyo ni kimwe. Ikindi ni foto yakoreshejwe. Ifoto yakoresheje muri green card ntago ugerwa gukoresha na rimwe. Ifoto isubmitingwa rimwe, ubwo mu wundi mwaka usaka indi foto. Ikindi wifotoza ifoto nibura itarengeje amezi 6. Bivuze ngo amafoto tugiye gukoresha agomba gufatwa muri ano mezi, ntago ari amafoto yafashwe mu myaka yashize. Ndumva izo ni zimwe muri instruction zijyanye na entry cyangwa na submission. Hano rero tugiye kureba ku buryo bwa selection, ni step ya kabiri. Ese selection igenda ite kugira ngo habeho selection? Selection rero nkuko mubizi ni uburyo bwa diversity, ni uburyo nyine bwo kuba abantu baba selected
bamanza gukuramo abantu bari not qualified cyane cyane ku mafoto ari muri entry. Cyo ni cyambere. Ikindi ni double submission, ni abantu basubmitinze inshuro ebyiri. Ikindi ni some countries ziba zitemewe ku applyinga. Izo rero nazo nka za Hong Kong n'izindi bahita bazikuramo kuko ziba ziri disqualified. Iyo bamaze gukuramo abo bose, ibyo nyine bose bamaze kubakuramo, mwakoze submission, noneho hajyaho ikintu kijyanye no kureba ibijyanye n'imihitiremo. Ntabwo bavuga ngo abantu aba naba barakuramo abangana batya ibiki bagenda ku ma percentage, gusa mukwibuka ko mwisi batoranya ibihumbi 155, ariko abenshi cyane bari hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 150 muri selection nyinshi cyane, kubera ko hazamo nyine n'uburyo bw'abantu nyine bashobora kubona visa ariko ntiba proceeding ama next step bitewe n'impamvu zitandukanye. Barangiza bakareba ikijyanye na requirement muri compliance, bakareba nyine ibijyanye na za foto za double submission na bya bihugu, abo basanzemo bakabakuramo. Nyuma yaho nibwo bahita baha iki computer muri system random muri igahitamo ibihumbi 55. Ubwo babandi bose basigaye bujuje ibisabwa bahabwa computer mudasobwa, barangiza system igachuzinga random muri ibihumbi 55 kugira ngo nyine bagirute babe batombola abazajya hehe, abazajya gutuzwa muri United States. Ubwo rero iyo tumaze kubona nyine tombora, nibwo habaho release ya lottery result. Ubwo nibwo habaho nyine gucheckinga result, aricyo naberekaga hamwe kuri diversity. Niho muza hano kuri check status, warangiza nyine ugahita ushyiramo confirmation number yawe ndetse na information uba usabwa. Yo umaze kubishyiramo urasubmitinga, bakakubwira nimba uri selected cyangwa wabaye not selected. Ubwo murumva ko ari step by step ibintu byose bikorwamo. Ngenze rero narimvuye kuri step ya kabiri ijyanye n'uburyo bwa selection, n'uburyo kumaza gukuramo nyine abantu bafite ibibazo mbese batujuje ibisabwa. Cyane icyambere. Icya kabiri ni ukwita ku buryo bwa random muri uburyo bwa selection. Ntazagire umuntu ukubeshya ngo ngewe uzame 300, uzame 500, uzame miliyoni imwe nzagufasha kuba selected muri green card. Icyo twebwe dufasha abantu iyo turi kwapangira abantu muri green card, nuko wenda batazi gutunganya iyo foto mu buryo bwemewe bwa nyabwo, cyangwa nta namakuru bafite mu buryo gufiringa form link ya nyayo, nubwo nagenzi babwira rige n'umuntu yumva ubwe atizeye, cyangwa se nta mwanya afite gukora ibyo bintu akaba yakwiyambaza kugira ngo umufashe gusubmitinga. Submission buri wese aba yayikorera, sibyo? Yego. Aha rero iyo tuvuye kuri step ya applications selection, hajyaho nyine if selected. Nuvuga ngo ese yumaze kuwininga green card bigenda gute? After win, nyuma yo gutsindira green card bihita bigenda gute? Niho tugeze aka kanya. Hari rero form bita DS260, ni form nyine y'umuntu yuzuza kugira ngo nyine azitabire interview y'iyi visa. Iyo DS260 rero niyo form uhita wuzuza direct ukimenya ko abaye selected, uhita ufiringa iyo DS. It's a better tutitaye kuri case number. Case number ni nemero uhabwa iyo umaze kuba selected, ugahita ufiringa iyo DS260 ukayisubmitinga kugira ngo ube schedule ikijyanye na interview ya visa muri consular ya embassy ya State of America. Ubwo habasigaye nyine iyo step yo kugira ngo wuzuze iyo form. Nyuma yayo rero yo kumaze kuzuza form habaho icyo twita confirmation of qualification, step ya 4. Ese iyo umaze nyine kuzuza ya form n'ibindi byose bitandukanye bigenda gute? No kuvuga ngo murabizi ko umuntu wese wemerewe kwa applying green card kuva Trump yatangira gutorwa bwa mbere, niho qualification zose zihinduka ko umuntu wemerewe kwa applying green card ni umuntu wenyine uwize amashuri yisumbuye cyangwa se ufite experience. Ariko akenshi cyane bita kuri high school, experience kaza nyuma. Nibwo rero batangira gucekinga nimba umuntu wasabye yujuje bimwe byose bisabwa, nyine amashuri yisumbuye yararangije cyangwa experience ayifite, cyangwa ari family members uri kumwe nawe uri completed muri za high school na experience. Iyo rero iyo step irangiye nibwo wemvitwa nyine muri interview. Ubwo tugiye kuri step ya 5, tugiye ku cyitwa immigration. Mbese ni uburyo nyine nubwo kuba umuntu yasaba kuba agiye gutravelinga. Ubwo hano ibintu byose byarangiye, wamaze kuzuza ya form yabaye submitted, utume muri interview, hahitajyaho ikijyanye na immigration.
mbese uburyo bwo gutravelinga. Ubwo maze rero gupanga ibyo bintu nibwo uba invited, turi kumwe tugende step by step, nibwo uba nyine ugomba kuba invited muri ikijyanye na interview, ugaprepara ikijyanye n'iki na za dossier mvuga murazibuka, nizigaragaza nyine uko uhagaze. Dossier nizo ngiye kubabwira ahangaha, ni icyangombwa cy'amavuko, ni kijyanye nyine ko nta kijyanye na criminal record, ubwo ni na criminal record. Hari military record nimba utarigize uba mu ngabo, hari police certificate ni form ya polisi, hari amafoto agaragaza page yawe ya passport, ubwo ni scan ya passport yawe ariko hahandi hagaragaza information zawe bwite. Ubwo rero izi dossier nizo utangira gukusanya. Ku bantu baba bari mariye, ushaka na marriage certificate, ugashaka na single certificate kugira ngo nyine waprove, ugashaka na za diplome zigaragaza amashuri warangije kwiga, byose ukabikusanyiriza hamwe kugira ngo witegure ikijyanye na visa interview. Hano rero ni igihe cya interview kuri 7. Muri interview rero KCC cyangwa counselor ijyanye nyine na United States, nyuma yo kureba ya DS-260 nibwo nyine uba wabona email cyangwa schedule ya interview yawe ya visa. Yumaze rero kuba scheduled, tujya kuri preparing interview. Mbere yuko uwitabira interview ugomba gutegura ibintu byose bikenewe. Rero cyane cyane ikintu bita health care, kujyanye nyine no kufita ubuzima gatozi, ubuzima buzira umuze, umanza nyine kuba wayishaka. Nababwiye ko hano mu Rwanda tugikoresha kwa gasasira mu biciro bitandukanye hagati y'amadolari 100 n'amadolari 200 bitewe n'imyaka uwo muntu arimo. Yumaze rero guhuza byose, harimo nyine izo za medical n'izindi documents zikenewe, nibwo utangira kuba wapanga guhita ujya muri interview. Ubwo ukinjira interview ya visa. Interview ya visa rero urayihabwa nyine, ugahabwa appointment letter nyine wahawe, ukazana confirmation page ya DS-260 ukayitwaza, ukitwaza passport yawe, ukitwaza ifoto yawe ngufiya, ukitwaza ya medical kwe kwa gasasira n'izindi document zose ziri supporting. Zimwe navuze nyine za mariage, za naissance, za diplome n'ibindi byose ukabyitwaza kugira ngo ujye muri interview ya visa. Noneho nyuma ya interview, ubwo ndavuga nyine igihe interview yarangiye, waramaze gukora interview, niyo step ya nyuma. Step ya nyuma rero ugomba kureba nimba nyine passport yawe irimo visa cyangwa wabaye rejected. Ntago bakunda kuba rejected, ariko nyine habaho visa denial, ni uburyo nyine umuntu visa ye ishobora kwangwa yaranayitsindiye muri green card. Rero iyo passport yawe igaragaje ko visa yawe iri denied, akenshi cyane icyo kiba cyabaye barebera ku madosiye. Ushobora kuvuga ngo warize ukaza nta diplome witwaje, ukavuga nyine ngo icyangombwa cy'ubuzima ugatwara icyo muri pharmacy cyangwa kuri clinic itazwi. Nababwiye ko iyo ushaka gutsinda neza utwara icyangombwa cyo kwa gasasira. Nyabuneka atazagira umuntu utwara icyangombwa cy'ibitaro by'akarere yagerayo nyuma bakazamubwira ko visa bayi denied kandi ariwe wotarapanze dossier neza. Tubafasha gupanga izi dossier iyo mwabaye selected, tukanabafasha kuzuza DS-260, byose tukabibapangira kugira ngo muzajye muri interview ibintu byose bimeze neza. Ishaka support rwose turabibafasha. Aha rero ni uburyo bwa green card. Mbibutse ko iyo ugeze State of America uhabwa igihe kigeragezwa, mbese ubaho nyine udafite visa iri permanent. After that bakazaguha permanent visa nka nyuma y'imyaka 5 wemerewe kubaho nyine uri umunyamerika pire, wiga nk'umunyamerika, mbese ubayeho nk'umunyamerika totally. Mbese ni ukuvuga ngo ni cya gihe uzaba ubayeho nk'umuntu uri State of America, uri muri Amerika ijana kurindi. Nitugenda umaze kuba wamara kubona visa yawe, utegura tike iva ku mufuka wawe. Nababwiye ko green card ntabwo iguha amafaranga, green card ntabwo iguha akazi, green card ntabwo iguha ishuri, green card ntigutegera, green card iguha visa gusa. Visa ni uruhushya, nuko approve visa yawe ikwemera kujya kuba muri Amerika nk'umwene gihugu wa Amerika. Nicyo kintu cyo nyine kiba kiri gushakishwa. Rero green card rero ibintu byose bisabwa nyuma yo gutsinda green card ni amafaranga yawe bwite, no kwishyura visa abari amafaranga yawe bwite. Nibyo tugiye kuvuga hano. Rero hari instructions zagiye zisohoka nshya
mwagiye muzumva izijyanye n'uburyo bwa application zishobora kuzahinduka muri uyu mwaka, nizo ngiye kubabwiraho. Hano rero hagiye kuba icyo twita fees, ni amafaranga azajya yishyuzwa umuntu ugiye ku applyinga, ariko bidakuyeho amafaranga ya visa. Ubusanzwe amafaranga ya visa yari amadolari 330. Bivuze ngo nimba muri abantu batanu mu rugo mugiye gutravelinga, mufata amadolari 330 mugaya kuba gatanu, kuko mwese mushikeneye visa. Turi kumwe? Ariko habaye icyo twita nyine gukora division ya family, aho hajya part 1 ikaba ya travelinga, abandi bakazagenda nyuma. Gusa bikunda kuba imbogamizi kubera ko abakabiri bagenda bitinze, kuko amaapproval bagenda kujyo twita family visa. Rero zikunda kugorana ku buryo ushobora kumara n'imyaka 7, imyaka 5 ya family itaraza. Iyo ufite ubushobozi rero mutravelingira icyarimwe, ariko ntabwo nyine ukora uburyo bwa division ya family rero ukayigabanyamo ukagena family igice kimwe. Rero ayo ni amafaranga asanzwe n'ubundi yishyurwa ku muntu ugiye kwishyura iyi visa yaramaze kuyitsindira. Irindi rero ryongereyeho ni $1, $1 izishyurwa nyine muri entry mu gitondo turi gukora submission. Ubwo ni muri ku kwezi, mu gihe uri ku applyinga usabwa kwishyura $1 muri systeme. Bivuze ngo buri wese uzakora application, uretse nk'ako tubikora nka business ho, tugomba kuba tumaze kurodinga nyine amafaranga ku makadi yacu yishyurwa ku ma POS. Ariko ku bantu bazi ko bazikora application, please mugiye gutangira mutekereza uburyo bwo gukoresha payment iza online, uburyo muzishyura ibi bintu mu gihe muzaba uri gukora application. Rero ntabwo iri $1 rizakuraho yandi asanzwe atangwa nyuma yo gutsinda visa nkuko bisanzwe. Hari ibibazo rero abantu benshi cyane bibaza, nibyo tugiye kuganiraho, nkuko urubuga rwa divirotary.me blog nirwo dukoreraho cyane iyo turi ko ugashaka amakuru ajyanye na diversity. Rero bakubaza ati se application izaba ifite amafaranga? Yego, ni amadolari, ni $1. Ese nyuma yo gutsinda ino lottery buri wese azishyuzwa cyane rwose. Uwatsinze lottery yamaze gutsindira visa ndetse na interview yivuyemo agenewe cyangwa ategetswe kwishyura amadolari 330. Rero ikijyanye na cost ntabwo kizakuraho ibisanzwe. Ubwo toto urumva ko azaba azishyura amadolari 331, ndetse ku muntu uzaba yabaye not selected ntabwo amafaranga yatanze azamugarukira. Kugira rero ngo twirinde ibi bintu cyane nkuko bagiye babivuga, tugomba kwirinda scam cyangwa nyine fraud nkuko United States Travel ivuga yuko nyine kwirinda fraud cyangwa uburyo bw'abamamyi batandukanye. Ugomba kumenya neza ko urubuga rukoreshwa mu gusaba green card ari urwonyine, kandi ku mabwiriza dusanganye dufite ugomba kwibuka ko nta bindi bintu bisabwa birenze ibyavuzwe muri requirement, aho uzasanga bikubaza uzamenye ko ari scam. Bivuze ngo application ikorerwa kuri ino website, ni iyi nagiye nyibereka kenshi, bayita dvprogram.state.gov. noneho ugakurikiza amabwiriza. Iyo yafunguye hano haza start kugira nyine wa applying, ariko impamvu bimeze gutya nuko itaratangira application. Rero twe tubafasha mu bintu bitandukanye. Ushobora kuba ushaka kubyikorera kutazi gukata ifoto, uduha ifoto tukayigukatira ku giciro gitoya aho uri hose mu gihugu rwose. Icyo tugusaba ni ugushaka ibikoresho bishobora kuba byagufasha kuba wafata ifoto, cyane cyane kamera ni ya mbere, ariko kamera zose ntabwo ari nziza. Hari kamera zitanga amafoto y'imyeru arimo ibihu arutwa n'amatelefone. Kamera ifoto nziza kandi ifoto ziteditinze ngo zishyirwemo amabara n'ibiki ngo kugira umuntu ase neza kurushaho, ni natural face. Ikindi ushaka ufite telefone ifotora neza, mpereye kuzisanzwe zizwi nk'ama iPhone, nk'ama Google Pixel, nk'ama Sony, nk'ama Galaxy, nk'ama Tecno agerageza gufotora ifoto ku mwimerere wayo wa nyawe. Ikindi iyo twaprenge green card ntabwo dukata amafoto ngo tuyakureho background. Bivuze ngo utegetswe kwifotoreza kuri background y'umweru. No kuvuga ngo wirinda kwambara umwenda w'umweru, ukirinda kwambara amaherena, nayo ntago ari meza cyane ariko iyo ntacyo atwaye. Ukirinda kwambara ingofero yo n'itegeko nta muntu wemere kuyambara. Ukirinda kwambara amarineti, uretse ibijyanye n'imyambaro y'idini nk'ingofero y'abisilamu cyangwa igitambaro cy'abisilamu kazi, byo urabyambara. Ariko abandi
amarineti n'ingofero ntago byemewe. Ikindi ntago wemerewe kwambara umwenda w'umweru hejuru, kubera ko nimba passport igomba kujya kuri white background, ku mweru ntago bita bimacingana. Ubwo ni ugushaka igitambaro cy'umweru cyangwa se mukamufita amawall, ibikuta by'imyeru dereri, umweru w'amata, noneho ukifata iyo foto. Iyo turi gufasha abantu application bo hanze yacu, mbese bari kure yaho tuba turi, icyo tubasaba ni ugushaka family members cyangwa abandi bantu bakifatanya mu gufotora. Ni ukuvuga ngo mushobora gushaka ishuka yanyu y'umweru dereri mukayibamba ku gikuta, uwa mbere agahagararaho bakamufotora, kandi ufotora portrait. Nibyo byiza, nibwo ifoto uyikata neza, ufotora iri landscape itambitse telefone cyangwa kamera, ugafata igice gihereye ku mukondo kuzamura, ukamufata yemye nta kunyeganyega, amatwi yose agaragara, atambaye bya bintu nababwiye. Warangiza ukaduha iyo foto kuri email cyangwa kuri WhatsApp mu buryo bwa attach as document. Hahandi usanga ifoto yawe nyine ije ku mwimerere wayo wa nyawe, tukayigukatira. Yo tuzakwaplayingira it's a better ko duhita tuyikoresha. Iyo ukeneye ko tuyigukatira natwe tuyigusubiza muri bwa buryo yiduhayemo kugira ngo nabwo itangirika. Ndumva rero uramutse ukeneye support yo kuzakorerwa application natwe, nta kindi usabwa nuko wakuzuza form urabona kuri comment ya mbere y'iyi video, ndetse ukaba wajoininga group WhatsApp urasanga muri description ya video, kugira ngo amakuru yose atambuka ujye uyabonera igihe. Mbifurije amahirwe masa mwese mugiye kwitegura gukina iyi green card, kandi abizi ko ibintu byose bizagenda neza. Ibyo twagiye dusobanura mwagiye mubyumva, icyo umuntu asabwa mwagiye mucyumva. Ikindi rwose ibintu abantu bababeshya ngo iyo umuntu atsinze green card ahabwa buri kimwe, barababeshye. Iyo utsinze green card uhabwa visa gusa, kandi nabwo urayishyura amadolari 330. Ibindi by'amatike byo kuzabona akazi, byo kubona ishuri, ni wowe ubitigita ugezeyo. Icyo ufite ni uruhushya rukwemerera kuba aho hantu. Ni urugero, umuntu akwemereye ko uza iwe kuhaba, ariko uwo muntu akakubwira ati uzaba hano, ntago mbizi icyo uzarya, sinzi isabune uzoga uzayikura, sinzi amavuta uzisiga uzayakura, gusa icyo nkwemereye rwose aho uzahabe ku buntu nta kibazo. Iyo nzu akayiguha, biba bisabwa ko nawe ibindi bisabwa birenzeho ugomba kubyishakira, yaba ari transport igera ku nzu ye, yaba ari byimukana ibintu usanzwe utunze, n'ibindi byose usanzwe ufite ugomba kugira ute, ugomba kuba waramaze kubipanga kugira ngo ube wazagerayo neza. Niyo mpamvu rero ndashaka guca ikintu cy'abantu bagiye babeshywa bababwira ko iyo ubonye green card ubonye byose. Ntago ubonye byose, icyo ubonye ni visa gusa. Ikindi, ntago umuntu wese wakinye green card ariko atsinda, kubera ko nababwiye ko tombora ibiri randomly, bafata abantu bakinye ku isi yose nk'ibihumbi 17, sibyo? Nka miliyoni 17, nka miliyoni 15, nka miliyoni 20, bakabaha imashini ikavanamo ibihumbi 55 kandi byujuje ibisabwa. Nuvuga ngo abantu bose bujuje ibisabwa nkuko nababwiye bamaza kuvanamo abantu bakoresha amafoto atuzuye neza, abantu bakoreshe double amafoto nyine yakoshwe kera, cyangwa abantu bakoze submission inshuro ebyiri, cyangwa abantu batujuje ibisabwa bamanza gukurwamo, barangiza abasigaye bose bakaba imashini igatombozamo ibihumbi 55. Bivuze ngo ntazagire umuntu ukubeshya ngo kubera ko ari nge nzakwapurangira uzatsinda. Oya, icyo ngiye nkwizeza nuko mu buhanga dufite ibisabwa byose tuba tubizi, ku buryo ugomba gusaba mitinga umuntu wese akazinjira muri tombora. Nta kindi, ndumva aribyo twaganiraga. Nyabuneka nimba ushaka kujya umenya amakuru ajyanye n'amahirwe ya travel, amahirwe ya study abroad cyangwa mu gihugu imbere, ndetse n'akazi, ntucikwe no gukanda subscribe, kuko subscribe yawe ni inkunga yacu, kandi nawe igufasha kugira ngo ujye ubona video mu ba mbere. Nyagasana akomeza biteho kandi abarinde amahirwe masa mu byo mukora byose n'ibyo mutegura kuzageraho.